I Kigali utangira kugira amafaranga batangira kuvuga ngo umutipe nta nshenzi byatari ni ibintu by'iwawe no se haruga ari by'iwanyu shaka yakoreshwe no nandi kubabwira research nakoze muzi abatipe badukoreye surprise mujya mubona ukuntu twifata umuntu afata ikintu nyine ahita afata hana afite ikibazo tu uhita wigirisha isoni umeze ngo tabumva mu mutwe we gucanze abajama bakomera amashyi bafite ibibazo nyine byaha abakobwa rero bo noneho surprise zose agira ngo imodoka keke ngo njya nibaza aramutse arekuye ye yavuga amagambo yisumana imodoka ni yanjye kugira ngo aho kugira ngo avuge gutya itagira ngo bikarangira arize kubera amagambo ya miza amarira kamanuka niyo research nakoze none nsanga abakobwa rimwe na rimwe hari ibintu uburinganire ngenda bwemera ariko abakobwa bajya bikubira amana usanga abakobwa bicenga ku mani guza gahungu kagira amatiku ngo amatiku kara yacu ngo bazayaretse yanyugute amatiku ku naryo twese tuzayasangira nta kintu cyiza nko kuvuga ibintu bitakureba ubu ufite idea ari umujama duturanye ejo bundi nazabe ibyo bintu ajya bikora sha mujama Rwanda ya postinze ko abuze indege nshyashya yikorera yitwa Karigo mbona zabaje muri comment ashyiramo imiriro ubutumwa butamureba service za Rwanda urajya kuvuga ngo twa Rwanda ujyamo ryari wo bavuga ko aje bisi nshyashya akabona umuntu yarakaye ngo n'ubundi tuzahagarara nizo zawe iyakire nizo zawe tujye kwakira umunyarwenya witwa Kadudu ladies and gentlemen put your hands together for Kadudu. Mumeze neza. Ejo bundi umuntu aherutse kunyigisha ijambo ry'Imana. Aranyigisha ndafashwa. Vugira utamene. Ndafashwa pe. Nenda kujyana mu mwuka kandi ndi umuyehova. Noneho icyantangaje yari kunyigisha inkuru ya Dawidi ukuntu Dawidi Imana yamukoresheje ibikomeye. Akanesha Goliath. Ndafashwa pe. Araje arambwira ati rero ndabona wafashijwe nutaho ufate Bibiliya wongera usombe iyo nkuru ndabona iri bugufashe kurushaho. Ndamubwira nti iyo nkuru nari buyisome ariko Dawidi ntawo ba muri Bibiliya yanjye. Ndamubwira n'umuntu kazi wo muri Bibiliya yanjye ni Paulo. Ubwo abakristo mumvisha igice cya Bibiliya ntunga. Paulo buriya yari umuntu w'umuhanga. Ku buryo ngiye mwitegereje mbona yari ameze nk'umusore utereta abakobwa benshi. Umusore utereta abakobwa benshi abaza ubwenge n'amayeri yose yo gutereta ku buryo buri mukobwa wese atereta areba akabona niwe wenyine atereta. Na Paulo niko yari ameze yandikiraga abantu bose. Ngira ngo abakorinto ntibazi ko yandikiye abaroma. Noneho hari ukuntu sinzi niba byarigeze bibaho kera hari ukuntu bandikiranaga utubaruwa ibyo no hari ukuntu umuntu yagiraga umwaku yakwandikira umuntu ibaruwa igatakara ariko muri iyo baruwa hakaba nta zina ry'uwayanditse cyangwa yandikiwe ririmo ku buryo ngiye nigeze gutoragura ibaruwa ndisoma amagambo arimo aramfasha pe ndafashwa nk'ahari nge bayandikiye naje gusana n'abanyarwanda ari uko Paulo yandikiye abagalatiya abanyarwanda tubisomye turafashwa nukuri nasomye Paulo yandikiye abakorinto iby'urukundo mbisomye nanjye njya mu rukundo buriya urukundo rw'iyi minsi rwabaye urupagani pe ukunda n'umuhungu kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu wamusura ukabura musuye mukaba mukoze ibyaha byose byarapaganye niyo utamusuye iwe ushobora no kujya ahantu kereke pari mukabikora ibintu byarakaze inkundo zarapaganye ariko hari urukundo rw'urukirisitu naje kubona buriya gukundana n'umuhungu w'iwabo ni rwo rukundo rw'urukirisitu nabonye rusigayeho shobora kumbaza uti gute ujya ku musuri wabo ukicara abakuru be barumuna be bahari ba papa we na mama we muba muganira ibiganiro biraho byo mu muryango nyine ku buryo iyo umusuye kesho ugera ukisanga mu muryango ukaba nk'umwana w'umuryango ukabuza agatasi kahongotseho isahane ya plastike yahiyeho mbese ugasanga ibintu byo mu rugo urabizi no hari igihe umutipe aba adakora no nta mafaranga abagira nyine akaba adakora nta kazi afite wenda yiga uwo muhungu niwe wenyine mupanga guhura
akabona ahantu hose nyine bizamusaba amafaranga mugahita magura mu cyapa cya taxi icyo gihe nta bindi biganiro mwagirana. Buriya Gasabo ifatwa nk'umutima w'igihugu kandi nibyo koko. Vuga u Rwanda rwa Gasabo, ministeri nyinshi ziri muri Gasabo, ibigo byinshi bya leta biri muri Gasabo, ambasade na ambasaderi bazo benshi batuye muri Gasabo. Ariko njye hari ikintu kimbabaza ku karere ka Gasabo. Ibaza akarere kitwa Gasabo, ku nyubako yako hariho igiseke. Ubundi bagakwiye kuba barashyizeho igisabo. Okay, basi reka tuvuge ko igisabo cyari kigoye kugishushanya no kugiterekaho. Basi yo bashyira umukobwa yikoreye kiriya giseke. Murakoze cyane. Ukinga bongera inyana ubwatsi